Munya. Uraho. Urahere. Amakuru. Mahoro. Umeze ute? Ndamahoro. Biragenda. Biragenda. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Muri amahoro mwese. Yego turamahoro. Papa sameze ate? Papa nawe ni amahoro. Ese komeruka ari we mbona gusa nkabona nawe amakuru yanyu. Ko nta wundi muntu njya mbona. Makuru yacu ni meza. Ko nta mama wawe njya mbona se bimeze bite? Mama wacu se? Ewe. Mama wacu kuva intambara yararangira ntago twamubonye. Umwana nkawe utagira mama we yahangana. Yahangana. Ariko urakeye. Na papa wawe nzabimubwira ko uri umwana mwiza kandi nukuri burya ndagukunda. Ntago byashoboka. Mbeya naragukunze bihangane nyine. Turabona ubuzima mbayemo ukomeze. Kambe ngiye nyine tuzasubira umunsi uhuriza. Sawa. Mama wabyutse? Neza. Ndabyutse ariko bitutse biracyanyishe. None se ko neza karyama. Aha gusa ndeba ngiye kukanduza. Nada bino bisiri byahanze. Mwana wa yisumaze gukura. Wabyutse gukora isuku. Nga nakuze mama. Noneho ngacisha ahangaha dutegure ku meza. Papa abone cyane. Ndanundi nari ndangije. Cisha ahangaho. Hanyuma cyose. Ibi bikamambire reka tubite hanze. Ndanundi nari ndangije. Waraye neza se mwana. Adise yabyutse. Yarakirya. Nisokombe. Ariko mukandira babyutse. No, kambe nagura ku meza. Yaba we. Bege bitotse. Ijoro nasinziriye bitabaho pe. Uramu cyayi cyangwa uramu gikoma? Mama nawe rero ntukajya nzana ibintu by'ibyaha. Timwe. Nako ntabwo nshaka itiko. Nshaka icyaha. Gikoma se mupfiki. Ariko aba ni iby'ababya. Urera, wowe se uzabyara mwana? Cyaro mwana ari. Nta mwana wanjye. Ari wowe wenyine mfite ibyo nk'ibyo ushaka. So dade ko atabyuka we. Njya kumureba. Aya, niyoreze. Yorera naje. Ndebe tuyiko hariya. Tuyiko. Sana tuyiko hariya. Twateka muri twari hajya. Ntushaka twibukije. Kadade nawe utwo wabyimbye amaso ndebe ukuntu ameze. Kobwa. Shari karibu ku meza. Rero ndumva nta na peperuka. Neza nzi ko nje kubusaba. Bangwiki. Sikwagira ngo nibyandi ubango naranye n'inyamaswa muramajana. Ngaho da. Kaba hirya rakatase. Mbese wari wabuze umuntu. Wari warayenze. Sasha waje kwicara. Uraguma aho. Byegana.
kari katoshe n'Imana ko tugeretse amahoro kunywera ka cyayi none turagushimiye kuri mwiza wabanye natwe turinda nijoro none rero burakeye izina ryawe nirishimwe tubonye icyo kunywa n'icyo kurya cyeza uduhumanure natwe rero kidutera imbaraga zo kugukunda no kugukorera mu izina rya Yesu Jesus. uzukora nijoro ateka mwana Bagenda ari n'igihe ndota nsenga buriya. Urumva nahimbaje. Wabaye mu kirisi. Ndetse waruzi ko waragize utabaye mu Kristo. karibu ku meza yawe Harya buriya ni ngombwa ko umucyari utabanza kwiborosa. None se wiborosa mbere yo kunywa? Ubanza. twinywere Abanza kurya undi nyine yakwandura nyine ukageza Cyumva nitaze. da diabete. Harya nta kantu nigeze ntayegosha umukobwa wanjye. Mami, mbese Nta kantu nigeze ntana. umugoroba kaheze hako kari kakwishe keretse niba watahanya ko wari wibitsemo naho ko apana ko nazanye mu nda. Kuko njye nzi neza ko hari icupa byanga byakunda bamara ryo gutahana. banza nk'icyayi inzoga zitazakwica Gusa ndahera. heraho sibyo se byomboka we Karame mabuja ese njye nakubwiye wabitangiye ya cyangwa urasanga mbirangije umva nshyira amazi rero kumva buranze nihoge nshaka kwigendera yewe mabuja twagira ngo uri kuvugira mu kibindi ngwino urebe noneho nsohoke nsanga ibyo nakubwiye utarabirangiza sawa umva rebye ndereka njye gukaraba ubundi ngende akose byombi nkubaza kuva mu gitondo nta hantu wakubuye reba ibintu narindimo ibyo se babyita ibi bazita kumangamanga ni siporo ufasha disi imana umva ngenge nibaza imana yakuremye iyo ariyo bikananyobera kirwa cyasamye gusa yanda aho ngaho ariko mabuja buri inama mba nkugira ni yanda tere biteze muri mu bikize mba uyu mungu aba yanzengereje pe aba afite utugamba aha ngaha twamurenze njye narumiwe bose ni amahoro hasi umwana umuhungu wawe noneho umva nuko yirirwa aba yaranzengereje niko sha mwarimu duki hano ntacyo nari ndimo kuganira na mabuja ko ari ibyo ukora byo nakubwiye hari ikindi nakubwiye ubundi ewe gira vuba kandi minota ibiri mbone bingezeho abajya barajya we sha bose waratomboye kabisa soma n'agacyayi Wagira ngo umuhungu wanjye arimo doda n'irindi umugati. yumvira wumvise icyayi kimeze neza ngani ndio kitetse. umaze gukura Niba gitetse. Biratuma nywa utu. mwana wacu ameze neza maze kuba inkumi rwose Gishyushye gite. ako kararyoshye mwana wako utarimo kunywa icyayi Ntabwo iyo umuntu yatetse ntabwo afite apeti. cyangwa wajabuye sha Ya. Makajabura icyayi koko shari. akinyabyo akabanza agasukaho gakeya Ese yajaburisha ikanya. akayiko Kumva no kumenya ko isukari yakoze. wamugane da kasi Hanyuma uhita umanagura za nkweto. Sibyo? Kandi ndashaka kugenda hakiri kare nkaza kare. Ntabwo se dadusuri bumerekeze ku ishuri. Uno munsi agenda cyangwa n'ejo mu gitondo. uyu munsi ntabwo biga Harya. wibajya ko uyu munsi ari konje Nibagiwe. uzajya ejo Ega nkumbuye kwiga. ni byiza kubikunda Ejya ukunda ishuri. noneho oya n'ibyayi byawe bijyana ahantu ababyeyi bicaye se ubundi umwana nyine muraganira mwamara kuganira akigendera sibyo Ntabwo tuguheje. Nta kibazo. Ajya kamenya mu cyumba cyawe. wiri utese shanda nyine byana byaho nyine byo mu rugo kana gakiri kureba se natwe nese ko nta kazi mba mfite kwirwa ndangaha nese bimeze bite uzi ukuntu wumva numva nagukumbuye byihorere shanda ntabwo wabyumva nese umeze ute
shana harebe posibye nyine stress z'akazi zisanzwe nawe urabizi aba ari hatari shaba abana naniwe maze n'imodoka zari zingonze se nushonje Byomboka ye nawe wajya umva hano hari igikozi umva kintesha umutwe ariko shara nasetsa muri Byomboka ariko wowe igihe umuntu aba yagutumiye ubundi bite byawe gira vuba amasaha agiye yewe siki umva bayiruka hanga yirirwa nsetsa nasetse ntiwareba uriya mwana rero naramubonye afite impano ni impano cyo kandi njye narome ahubwo buri ariko se we ndebe agose ubwo umuntu muzima za yikwetere musi ku mutwe ndebera no kuri kw'Imana ndebe nko kuntu bufasha itasi umuntu ndese uri kuyimpa ngo nyimaze iki nese ntabwo ari icyayi nese nimba ari icyayi ni ngombwa ngo uze haguruka aho ngaho hagarara hariya nari nibagiwe ko ndi bubazanire nese kutagisutse ako shagaruka hano umva vayo hano ndaje cyane baba jana afite umuhungu shana ragenze ndabona kabi amwihera akasheri nta kibazo ntabwo ndebera nk'uri kuri kw'Imana uwo muneke se ubwo wabaye cyaho ngaho nabanzaga kumva ukomeze ahubwo byombo ubona utananiye mu by'ukuri kubera ukuntu nkunda boss wanjye ejo bundi mwanshinjwaga ibintu by'amarozi ariko boss kubera ko mukunda munegeze tasoke ibyo soka iwo muneke nawe ufata ubiri ikore ibyo ukora ugende reka ku namwumviye nanaye kandi byombo osh ihute genda nasubira mu byawe oya genda osh genda wowe suka icyayi ako byombo mwebwe rega muri abantu genda nyine uhanagure ziriya nkweto mu kanyararo nshaka kujya ako mana reka nkubwize ukuri nta mungu njyana nuko nsetsa nyine irungu ntirihinyice shobora mwana rwose sinzi aka kazi ubona gakora neza nta kibazo ntesha umutwe gusa byomboka karame mabuja shingukayo hano ngerera arancumuza fata umureke nawe urya burashobokanye cyo kora ego mabuja ntasone nagende oya mwamaye nagacyayise cyahise nagare wagitetse ariko uyu muhungu urakoze shushu ngenderaho ako byombo wajya ureba bakiba kireba gusa ubundi uburebye bose genda ugere vuba haze tumuka umva imbere igihe kimwe nanjye nzaza nicarane namwe numva ariko naragenze ndabona ni ukuri kw'Imana shamana sho ake kozerata yeme nanahaze rega ndanahaze gereka kumbeshya Sushe tuzabaho gute tudafite umwana koko ngiye rwose ibintu byo kuba ntafite umwana ndabirambiwe umwana si umwaka wose tutabyara hasi umvishe ni wowe utabyara cyangwa ni njyewe umuntu twazagiye kwa muganga ko mpambi kubwira ukabyanga akihangana amaze imyaka 10 barabyara waza kwa muganga ari ntufite ipaki y'ibinini baguhaye ibinini se binini bitanga umwana undi ko ari utantera inda buri munsi saa sita n'ijoro ariko umwana oya shire hangana ntacyo imana izamuduha buriya gahirya ihangane sibyo gahe ndabanza cyangwa uyihera umuneke wirira tuzamubona cyangwa uyihera umuneke wirira nimba n'umunani ibyo nshaka mabuja ntabwo murasoza mbwire habe nsakuriza nawe wakigoryewe urumva cya kintu gikinisha umutwe ushaka kirakateka kigorye uri ese ubundi nashakaga ko nza kwandurura waze se urandura tukirya noneho ahubwo byomba reka nkubaze ubundi uri muzima cyangwa urwaye mu mutwe rebera ese undi nkubaze wanyina gatware kose gatware ubundi wanyina oya twara kakonyine erega nira niwe waje yiriyeho ninde se wajya urya imisigarizwa shinguka imbere fata ibyo bintu byose turubujyane nibi ngibi fata ujyane murakoze mabuja jyana
ubundi wanjye ntabwo mwaryaga byabaga ari bikeya ariko ntibipfe no kuboneka byo bworoshye sheri ngarya kaneke kugenda ujye kuruhuka nyine cyangwa nabwo birakunaniye kamubwire urumva ngenzi ko Imana izaduha umwana ubwo njye ndamushaka iri joro waraye neza wabyumvaga nageze ngona umva nkubwiye ko waraye neza wasinziriye neza urumva na gahunda sawa sawa rangurira rero umva se nkubwiye rero ndashaka tuganire ku iterambere ry'urugo rwacu ngashire hari udufaranga nenda gufata mu kamina urumva ako bya bintu byawe byo kujya ukoresha amafaranga uko wiboneye ntabwo ari byo reka mubwira uburenganzira bwose n'ubwabo ubundi niwe management y'urugo rwacu ubwo rero nimara kudufata tuzicara tudupangire neza ariko se twatupangiye mbere yuko tuza nimba uzi neza ko duha nose niko tupangira ikintu kitaraboneka kwa mugani we naza sinjye bikwibwiriye se tuzahita dukubita hano ubundi dupange gahunda neza kugira ngo umushinga utere imbere we n'umukobwa wanjye tugomba kugenda tukaryamo inkoko arewe mbese ubwo urumva inkoko aricyo kintu cyihutira no kugira ngo mbese uzavu burya rega uriye inkoko umwana tutaramwishyurira minerivare hari ibintu biba bigomba kubanza ibyo bita priorities umupira ndawugupasha sawa rero sibyo ndewa nicyo nkayemerera rega umubwire shari ko biri kose njye nawe turakundana si pesa nta nubwo ruzasaza ku izina ry'Imana nkwemera kubi nk'iki se nakugereranya n'iki nk'iki ngiye kukugereranya naba ngupfobeje urihariye bari nguteze umutego uvuga ngo nkwemera nk'inkimwe nari kukubaza nimba iwanyu baranyoroye none uragitsinze nuko ntabwo nagufata nk'inka ubundi reka mubwira sibyo ugomba kunkunda nk'uko ngukunda kuko njye nawe umwe yaremye wundi urabizi sibyo umwe mu wundi noneho ni tuyi ni wana ndakwemera noneho ngaho cyayi rero nawe buri mu nteko oya uranywa gake gake bazo nkuhe inzoga zagukundiye ako sheri wagabanyije inzoga yakose tungaye utuyaga 8 nanyweye twonyine kuko urumva natangiye kugenda ngabanya 8 twonyine buriya ubaza 8 ukabara amafaranga tuguze ukayabara mu kwezi oya ntubibare gutyo harimo ebyiri neguriye izinde zinga nizo banguriye neza bapambe rwose rwose shaho yawe hahiye koko wa mugane waba bandi bikige kesi izo nkweto se shaho wazirangije mbabara nkorera sibyo reka mbanze njya muri douche nta kibazo mbabara kabisa sibyo ni ibintu wansora noneho yabona aho yicara ko se sister gusubara amahoro umuntu utambwiye aho yagiye akaba ataranampamagara reka mubaze numva ukuntu byaba bimeze kuko ashobora no kuba yagize ikibazo Halo? Si bimeze bite? Cyane sawa? Uzi ubwoba nari mfite? Ariko nukuri ntuzongere kugenda utanambwiye. Siko njye nagize ngo hari ikindi kibazo wagize bitewe nuko ntazi n'ahantu wagiye. Ese mama. Okay. Ntacyo ngaho gira vuba rero shanirungu ryanyishe ndi mu rugo byenyine ubu ndananduruye utuntu nageze aho mbura n'ibyo nkora noneho ubundi yicariye ariko tebuka iyo hari tuba dukina mukubita agashyi unyishyura ntacyo ngaho tebuka reka ndebe n'ukuntu ntegura usange mpishije uzo narye kandi urabizi ko nzi guteka sawa sisi wanjye ngaho tebuka baye mana yanjye
ariko mana yanjye buno buzima buragoye cyane rwose ko bukeye uko bwije buri munsi. Bemunya karame papa yizere yuko izo mboga uri musoroma atari byo nje kurya saa sita rwose kuko ndabona amasaha yagiye cyane. nese papa hari ikindi kintu cyari gihari uburyo bwose wagombaga gushakisha uburyo ibyo kurya bigomba kuboneka. yewe nari nazi kuri buzane byibura ibijumba. Oya ntabwo ibyo nabishobora cyakora reka n'ubundi nemere n'inzara narayimenyereye reka nihamagurira agasuka kanjye n'ubundi nigumire muri ubwo buzima ariko ukwiye kugira icyo ukora nk'umwana wanjye kubera yuko nakubyaye ari we dusigaranye ujye umenya yuko ari we turi kumwe twenyine aha ngaha muri rugo. rwose ukwiye ko hari ikintu nari gukora basi oya ukwiye kugira ikintu wakora nawe niba nagusize aha ngaha reba izi mvune mba navunitse kwirirwa mu mishiki y'abantu kwirirwa mu mirima reba ubuzima turimo rega n'ubuzima bugoye cyane gira icyo ukora rero nawe nk'umwana wanjye kuko ari wowe turi kumwe ni wowe ndewe se njya ubibwire nde ubundi ko nta wundi mwana afite aha ngaha nta n'umugore ubona uri aha ngaha ngo nabimubwira ujya ngo mbibwire nde ni wowe wenyine ufite niwe ngomba kubibwira. ariko ubundi papa karame uzi ko hano mabereye ibintu bibiri icyarimwe ndi umugore ndi n'umwana ubundi umugore wawe abaheye umugore gute urabona iyi miruho ya hano n'ubu buzima umuntu abayemo ubu ngiye mu rugo rwanjye nazarushinga rugakomera. reka rero nkubwire mbwiza ukuri ubundi uko ndimo numva ndakeka yuko mama wawe arahari ntacyo yabaye nta nubwo yapfuye arahari rwose kandi umuntu wese umuntu yabariza amakuru ye kandi akabasha kumenya ahantu ari. ubu rero muri uburyo ubwo ari bwo bwose ngiye gushakisha uko njya kubaririza amakuru ye kandi amakuru uraza guhita uyamenya. reka rero ndihutegeye kandi ndabizi ko bigomba gukemuka.